muri iki gitondo cyangwa se muri aka kanya, USA yafatiye ibihano James Kabarebe. Ubu ni retired ariko yahoze ari mu ngabo z'u Rwanda. Yigeze kuba minisitiri w'umutekano mu gihugu cyacu nyine cy'u Rwanda. Ubu yari minisitiri muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu byerekeranye mu karere k'ibiyaga bigari. USA rero ijya gufata umwanzuro bavandimwe nk'uko mubyumva, ibinyujije ku rubuga cyangwa se ku rubuga rwabo ni ukuvuga ngo urwo rubuga rwabo bavuze ko bamaze gutangaza ko abantu bafatiye ibihano, usibye kuvuga ngo ni abantu, nta nubwo ari abantu bonyine gusa. Urwo rubuga rwabo rero bajya bacishaho abantu bafatiye ibihano cyangwa se ibijyanye n'ibintu barebye agasanga bikora ibintu bitandukanye n'ibyo bo bashaka ko byakoze cyangwa byakoreshwa. Urwo rubuga barwita USA Department Treasury Office Foreign Asset Control. Mu yandi magambo y'ibine ni FAC. Amazina y'abafatiwe ibihano rero ku giti cyabo n'amazina y'amakampani. Amazina y'abafatiwe ibihano harimo uyu nguyu James Kabarebe, General Kabarebe, hakazamwo Lawrence Kanyuka Kingston. Uyu Lawrence Kanyuka rero USA iramushinja ibi bikurikira. Naho James Kabarebe nawe tugiye kureba icyo iyi nuza USA iri kumushinja. Nk'uko mubyumva cyangwa se nk'uko mubizi, niba James Kabarebe ari minisitiri w'abanyamahanga muri ibihugu by'ibiyaga bigari, hari ibyo bari kumwagiriza rero, ibyo mugiye gukurikira mu kumva. Lawrence Kanyuka rero uyu mugabo nawe aba cyangwa se aba muri Alliance Forever Congo, kandi bakavuga ko ari umuvugizi wa M23. Bari kumushinja ko aba bagabo bose bari kubashinja gutera inkunga uyu mutwe witwaje intwaro ukorera muri Congo, cyangwa se uri gutera Congo ukayiriza nk'ay'agahinja. Bavuga ko USA ivuga ko nk'uko tuyibona tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025, USA cyangwa se iki kigo USA Department Treasury Office Foreign Asset Control, uru rubuga rwabo rwavuze ko iki kigo cyafatiye ibihano James Kabarebe, bamushinja gufasha umutwe wa M23 ukoresha intwaro kandi ukaba ukorera ku butaka bwa Congo. USA ivuga ko M23 bahonyora uburenganzira bw'abantu, kandi USA igashinja M23 kuba bafata abantu ku ngufu, kuba birukana abantu mu mitungo yabo, kuba abantu bicwa ku bwabo, ndetse bakaba bavuga ko hari abantu benshi ngo bapfuye kubwo kuba M23 irwana na FARDC ndetse n'indi mitwe yose ishatse kuyirwanya. Ibyo byose rero bari kugenda bakabishinja M23. USA rero ni byo yatangaje iri kugenderaho ifatira ibihano James Kabarebe. Bavuga ati James Kabarebe niwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu karere k'ibiyaga bigari. Bo bari kwibaza batese kuki ibi bintu bitahagarara kandi ari ushinzwe ububanyi n'amahanga mu karere k'ibiyaga bigari. None ubwo ngubwo urumva
iwe atari inkingi ya muramba mu gushyigikira M23 kugira ngo ibe yahagarika ibe yakomeza izi ndwano. FAAC cyangwa se Foreign Assent Control, iki kigo kivuga ko Kabarebe ari inkingi ya muramba kuba M23 yakomeza uru rugamba rwo gukomeza ikubita Kongo, kandi bakavuga ko ari we utera inkunga uyu mutwe wa M23, bigeze naho M23 yagiye ifata iki biriya bice byose mwagiye mwumva ukumva ngo yavuye aha n'aha yageze aha n'aha, bakaba bishinza James Kabarebe kuko ari we minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri aka karere k'ibiyaga bigari. Lawrence Kanyuka rero nawe ibintu yafatiwe ibihano, ndetse na kampani ziwe zafatiwe ibihano. Imwe ni kampani ziwe ebyiri, imwe iri mu Bwongereza, indi ikaba mu Bufaransa. Urumva ko iyi ntambara ya Kongo igiye gusiga bamwe bari mu majunwe cyangwa se bafite ibibazo. Foreign Assent Control yongeye ivuga ko M23 yafashe Goma, bituma hapfa abantu benshi barenga ibihumbi. Ariko iyi USA ndetse na Kongo bari kuvuga ko abantu bapfuye atari abasirikare cyangwa se atari abantu bari bitwaje intwaro ngo babarwanyaga, ahubwo ari abantu ngo b'abasiviliyani. Bityo rero iyo barinze bashyiramo ngo ni abasiviliyani, muri make ubwo baba bagira ngo ibyo bari kuvuga bibe biremereye kurusha uko mwebwe muri kubyumva, kuko bashyizemo abasiviliyani bavuga ko abasiviliyani mu gihe umusiviliyani nta kintu yakosheje kindi aba atagomba gupfira muri urwo rugamba, ariko umusirikare wapfuye ku rugamba urumva ko ntacyo biba bitwaye. Muri aba bantu rero bavuga cyangwa se USA iri kuvuga, ntago iri kwirirwa ishyiramwo ko baba ari abasirikare, iri kuhamya ko ari abasiviliyani, ndetse na Kongo iri kuvuga ko abapfuye ari abantu b'abasiviliyani bari aho kabisa batuye atari abasirikare. Yewe Kongo nanubwo gushyira ko harimo n'abacanshuro wapi cyangwa se abandi bantu baje kuyifasha aho bari kuvuga ko aba bose bapfuye bari abasiviliyani bari aho ngaho batari bagize icyo batwaye. Kandi iyi USA igashinza M23 kuba ihohotera abantu, ikababura uburenganzira bwabo, igafata abagore ku ngufu, ndetse barashinzwe ibintu byinshi cyane. Namwe muraje mwiyumvire ibyo bakomeje kubashinja. Muri make ubwo rero USA ntiri gushyiramo abasirikare, ahubwo iri kuvuga ko abapfuye cyangwa se abaguye muri iyo ntambara ari abasiviliyani. Baravuga bati niba M23 yararwanye guhera kuvuga ngo M23 yatangiye kuvugwa mu 2012, 2013 M23 yaje kujya ku rugamba irarwana iratsindwa, yongera kubira umutwe 2021. Iyi M23 rero ijya kubura umutwe 2021, bari kuvuga ko byanga byakunda yatewe umutwe cyangwa se yatewe inkunga n'aba bantu uko ari babiri, ndetse n'abandi bantu. Niyo mpamvu bari kugenda bareba ibintu byose byayitera inkunga cyangwa se ibiri kuyifasha kwa basinga bafata Kavumu, Rubavu, Capital, Safu, Kivu, mbese aha hose bakavuga ati ni iki kiri gutuma aba bantu bakomeza badefasinga, bakomeza bagenda bafata ahantu hose, niba yarafashe na hariya hose za Rubaya kandi ariho haba amabuye y'agaciro. Baravuga bati dufatire ibihano abantu cyangwa se aho iri gukura income ziri kuyifasha kurwana urugamba. Kora subscribe rero utarakora subscribe, kandi mwebwe mwakoze subscribe turabashimiye. Dukomeze aya makuru uko agenda avugwa cyangwa se uko ari muri biravugwa, turebe nuko u Rwanda icyo rwabivuzeho. Ubwo rero James Kabarebe na Kanyuka bavuze ko
ari bo nkingi ya muramba mu kuba M23 ikomeza kwa divasinga igafata hariya ahantu hose hava amabuye y'agaciro. Kandi bakavuga ko kuba James Kabarebe yarabaye muri RDF akaba azi ibintu bya politike, bavuga ko ari we azi tekinike zose zo kurwana urwo rugamba. Noneho bakamushinja ko James Kabarebe arashinjwa ko ari kuba ari we ukurikiranya ibijyanye n'amabuye y'agaciro n'uburyo agenda agurishwa hanze y'ibihugu. Bavuga ko byanga byakunda ari we uzi impamvu yiriya ntambara muri Congo, bitewe n'uko bagiye bagafata za Rubaya, bagafata za Kavumu. Kandi Rubaya bavuga ko hari ahantu ngo huzuye amabuye y'agaciro muri Congo. Baravuga ati byanga byakunda ibi bifite icyo bihuriyeho n'uko James Kabarebe yaba azi impamvu yiriya ntambara akaba abatera inkunga. Bityo banashinza James Kabarebe kuba USA iravuga ko kuba James Kabarebe ari gukurikirana iyo mitungo yose iva mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ndetse akaba azi nuko politike imeze nk'umuntu wabaye nk'unuza mu gisirikare cy'u Rwanda. Bavuga yuko izo strategy zose zo kuba barwana batera bakanesha yaba afite icyo aziziho, kandi yaba hari ibyo ajya ababwira ku bijyanye na politiki kugira ngo bafate hariya hantu. Nk'uko mubyumvishije rero nyine kuba M23 2012 yaratangiye 2013 igatsindwa bitewe n'uko USA ndetse na UN bari bafashije Congo kuyirwanya, none ikaba yarongeye ikabyuka yubuye umutwe 2022. Ibyo byose byatumye bavuga ko James Kabarebe ari we ubafasha kuba bakora izo strategy. Baravuga batese kuki M23 imaze kwigarura Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru yose ikaba yarahamaze kuhafata. Izo strategy baba bazikurahe niba nta muntu ubari inyuma? Bityo rero barebye basanga James Kabarebe ari we ubafasha kuba bakigarurira aho hantu hose. Uyu rero Lawrence Kanyuka we baramushinza ko ari we nawe utera inkunga. Ni umusiviliyani uraho, ariko akaba ari umuntu ufite amafaranga, umuhego kabuhariwe. Bakamushinza ko ari we utera inkunga M23 afite. Bityo rero bamufatiye ibihano, yose yamufatiye ibihano kumwe na kampani yiwe ariyo Kingston yo muri Kingston French na Mining Consultation. Izi kampani ziwe bazifatiye ibihano. Bavuga yuko hari icyo bagomba kuzikoraho bitewe n'uko iyi Mining Constellation ni kampani ishinzwe gutunganya amabuye y'agaciro. Kandi murabizi ko ngo haturuka amabuye y'agaciro. Bari kuvuga yuko ashobora kuba hari imigabane atera M23 kugira ngo ikomeze irwane, abone ukuntu yabona aya mabuye y'agaciro. Bakavuga ko ari nawe muntu ugenda abavuganira ahantu hose muri uriya muryango, avuga ati M23 nikomeze ya divasinge, bitewe n'uko iwe ahita abona income cyangwa se uko izi nganda zizakomeza kuba advanced cyangwa zizakomeza kuzamuka. Ubwo rero nawe we niyo mpamvu yafatiwe ibihano. Baravuze bati ese kuki tariki 8 z'ukwa karindwi 2024 kuva nuza M23 yatangira kurwana, iyo tariki niho yafashe hariya muri Rubaya. Hariya muri Rubaya rero kugira ngo bahafate inama cyangwa se ibyabatumye bazamuka kugira ngo bafate Rubaya yose. Kandi Rubaya murabizi ko niho hashingiye ubukungu bwa Congo, bitewe n'uko hari amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga ngo byatewe n'uko uyu mugabo Lawrence Kanyuka ari we wateye inkunga, kandi na n'ubu akomeje kubatera inkunga.
bityo rero bavuze bati ntago twabisoza cyangwa se ntago twabyihererana tudafatiye ibihano aba bantu babyihisha inyuma, byibura nitubafatira ibihano bityo bizatuma tubaca intege, bitume badakomeza kugira ute kuzana umutekano muke. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda nawe akomeza avuga ati ibyo mwakora cyangwa se uko mwafatira ibihano abo bantu cyangwa se minisita wacu ntaho bihuriye nuko M23 yaba iri kurwana, ntaho bihuriye. Kandi akomeza avuga ko u Rwanda rukomeza ruvuga ko M23 nta hantu ihuriye n'u Rwanda, nta naho binahurira, bitewe n'uko M23 ari abakongomani bavukiye mu gihugu cyabo kandi bakaba bari kurwana baharanira uburenganzira bwabo. Ni abakongomani bari kurwanira mu gihugu cyabo baharanira uburenganzira bwabo, muri make bashaka kubuzwa uburenganzira bwabo. M23 ntaho ihuriye n'u Rwanda, u Rwanda ruri ukwarwo, icyo bashaka ni icyatuma hatabaho umuvurungutano cyangwa se intambara cyangwa se amatiku mu gihugu cy'u Rwanda. Naho ubundi ibibera muri Congo ni iby'abanyekongo, n'ibibera mu Rwanda ni iby'abanyarwanda. Bityo rero bavuga yuko M23 ari abakongomani barwana ubwabo, ko ibyo bari gukora naho bihurira no kuba bafatira ibihano minisita w'u Rwanda, cyangwa se ibya M23 naho bihurira n'u Rwanda, kuko abarwana ari abakongomani bavukiye muri icyo gihugu baharanira uburenganzira bwabo. Bityo ngo ibihano bari gufatira minisita wabo ntacyo bivuze cyangwa se nta mumaro wabyo. Niko u Rwanda rurushaho kwisobanura ruvuga ko ibyo barimo ntaho bahurira nabyo, kuko bo ubwabo igihugu cyabo gitekanye, ari amahoro, ibindi biri kubera muri Congo, kandi uwo mutwe ukaba uri muri Congo, ari n'abakongomani bahavukiye. Ngayo nguko rero bavandimwe, nuko ayo makuru ahagaze cyangwa nuko byari byifashe. Bavandimwe, kora subscribe, share na comment, maze dukomeze tujyane tubaha amakuru update kuri update. Bityo rero abanyarwanda bo bafite umubabaro w'uko minisita wabo General Kabarebe ari gufatirwa ibihano muri ubwo buryo. Uraje ukurikire ndetse n'ibindi byagiye bikurikiraho update kuri update.